Bismillahir Rahmanir Rahim. Abavandimwe w'Islam, turacyari mu kwezi kwa Muharram, mu kwezi kwa gahinda, ukwezi kw'icyunamo, twibuka amahano y'ibyabereye i Karbala, iyicwa rya Imam Hussein alayhi salam. Nikubw'ibyo reka twibukiranye imwe mu nkuru ibabaje kandi iteye agahinda, aho imwe mu ntumwa z'Imana zabanjije intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Iyi ntumwa yagejejweho cyangwa se yahanuriwe ihabwa amakuru y'ibizabera i Karbala, yishwa rya Imam Hussein. Iyi ntumwa yagize agahinda kenshi cyane, ararira cyane bw'agahinda kenshi n'urukundo yari afitiye Imam Hussein alayhi salam. Iyi ntumwa yahise isaba Imana yuko umwana wayo nabyara umwana nawe azakorerwe nk'ibizakorerwa Imam Hussein alayhi salam. Iyo ntumwa ni iyihe? Turabisanga muri Al-Burhan fi tafsir al-Quran, juzu ya 3, page ya 698. Nanone tukayisanga muri tafsir An-Nur Thaqlain, juzu ya 3, page ya 320, في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى سعد بن عبد الله القمي. ويمومني نوى أبي فاني كريو القمي نوى أبي كري عن الحجة القائم عليه السلام. أبي فاني كريو إمام الحجة جه إمام يبازوا بيمه ميبازوا بديني حرموني يكرو يا نبي الله زكريا عليه السلام. واجبتي فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل كاف ها يا عين صاد. yewe mwene Rasulullah, ngaho tubwire ku bijyanye n'ibisobanuro by'izi nyuguti zibanziriza suratu Maryam, huruf al-muqatta'a, kaf ha ya ain sad. Tubwire ibijyanye n'ibisobanuro by'izi nyuguti. Yarasubije agira ati faqala hadhihi al-huruf min anba'i al-ghayb. Wa izi ni nyuguti zifite ubusobanuro bwihishe, ubusobanuro butagaragara. Tala'a Allahu 'abdahu Zakariya alayhi salam. Imana yazimurikiye intumwa yayo Zakariya alayhi salam. Thumma qassaha ala Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi, maze izibwira intumwa yayo Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wadhalika anna Zakariya alayhi salam sa'ala rabbahu an yu'allimahu asma al-khamsa. Wa igihe Zakariya yasabaga Imana ngo imwigishe amazina atanu. Nayahe? فأهبط الله عليه جبرائيل عليه السلام. نوكو جبريل عليه السلام أمانوكرا زكريا فعلمه إياها، أرانجج أميجيش يا مزين أتانو يسبج. فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن سر عنه همه وانجل كربه. وإجيه زكريا يفقق يا مزينة إذن محمد Ali, Fatima na Hassan, muyumvaga atekanye muri we, afite ituze muri we, nta kibazo afite. Ariko wa idha dhakara al-Husayn alayhi salam khanaqathu al-'abra wa waqa'at alayhi al-bahra. Muyagera ku izina rya Hussein yarivuga amarira gashonga kamanuka avuye mu maso, ndetse n'umutima we ukagira gahinda kenshi cyane, akagira igihunga muri we. Faqala dhata yawmin, rimwe Zakariya aza kwibaza ku bijyanye n'ibimubaho igihe avuze izina rya Hussein alayhi salam. Yabajije Imana agira ati ilahi, nyagasani wanje, ma bali idha dhakartu arba'an minhum alayhim salam sallaytu bi asma'ihim min al-humumi. Yewe nyagasani, ese bingendekera gute, kuki bingendekera gutya iyo mvuze aya mazina ane numva ntekanye muri njyewe, nta kibazo mfite. Ariko wa idha dhakartu al-Husayn alayhi salam tadmu aini wa tathuru zafrati. Ariko nagera ku izina rya Hussein narivuga nkumva ngize agahinda, amarira gashonga kamanuka. Bite bingendekera bite? Kubera iki izina ringira gutya? Fa anba'ahu Allahu tabaraka wa ta'ala an qissatihi. Nuko Imana subhanahu wa ta'ala nibwo yamubwiraga ibijyanye nayo mateka y'ibizaba kuri Hussein alayhi salam. Faqala kaf ha ya ain sad. Kaf ismu Karbala. Kaf ivuze ismu ya Karbala, izina rya Karbala. Wal ha'u halaku al-'itra. Nawha bikavuga ukurimbuka kwa Itra cyangwa se ukuhuguzwa kwa Itra. والياء يزيد لعنه الله وهو ظالم الحسين. نويا إكبسون يزيد إيمان إموه إمفمو
we waguhuguje Imam Hussein alayhi salam. Wal ayn afshuhu, nawo ayn kabivuga isobanura inyota yazaba afite. Wasadu, nawo sadu ivuga ukwihangana kwe, sabruhu. Falamma sami'a dhalika Zakariya alayhi salam, igihe Zakariya kimara kumva ibijyanye n'ayo makuru, lam yufariqu masjidahu 3 ayamin, ntabwo yigeze atandukana n'umusigiti we iminsi 3. Wamana'a fiha an-nasa min ad-dukhul alayhi, arangije anabuza n'abantu kumwinjirira muri ibada zari gukora iyo minsi rero. Wa aqbala ala al-bukai wan-nahib, iyo minsi yayimaze arimo arira cyane afite n'agahinda k'umutima. Wa kanat nudbatuhu, amwe mu magambo yajyaga avuga mu gihe ari mu kiriyo muri ako gahinda ari kurira Imam Hussein alayhi salam, yajyaga avuga agira ati: ilahi atufajji'u khayra khalqika biwaladihi, nyagasani ese koko ibi byago n'amakuba bizagwira umwana w'umwe mu biremwa byawe byiza. Atunzilu balwa hadhihi arraziyati bifana'i, nyagasani ibi byago n'amakuba bikokaye cyane bikomeye kuko bizamanuka ku bana be, ku muryango we. Atulbisu aliya wa fatimata thiyaba hadhihi almusiba, nyagasani uzambika umwambaro w'agahinda w'ibyago n'amakuba kuri Ali ndetse na Fatima. Ilahi, nyagasani atuhillu kurbatan hadhihi alfaji'ati bimusahatihima, nyagasani ibi byago n'amakuba ibi bigeragezo bikakaye cyane koko bizabaho. Mu gihe arimo aribaza gutyo, nibwo yahise aboneraho gusaba Imana subhanahu wa ta'ala yuko yamuha umwana. Uyu Zakariya nta mwana yari afite, hamwe nuko yari ageze mu zabukuru, aho Imana ibitubwiye muri suratul Anbiya aya 49, aho igira iti: bismillahir rahmanir rahim, wa Zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Kandi unibuke Zakariya ubwo yatakambiraga nyagasani wagira ati: nyagasani wanjye ntundeke ngo nkomeze mbeho njyenyine, nta mwana afite, nta rubyaro, kandi ari wowe muzungura mwiza. Allah aragira ati: fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya, nuko twakira ugutakamba kwe tumuha impano yo kubyara Yahya. Allah arakomeza agira ati: wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairat, ngo kandi ndetse dukiza n'umugore we tumuha kumubyarira umwana mu by'ukuri bajyaga bihutira gukora ibikorwa byiza. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين, kandi bakadusaba biringiye impuhwe zacu, bagatinya Allah ibihano bye, ndetse banatwibombarikaho. Aya ni amagambo aboneka muri suratu al-Anbiya, aho Zakariya yasabye Allah akamwereza Yahya. Inkuru irakomeza igira iti: thumma kana yaqulu, Zakariya mu magambo ye mu gusaba uwo mwana Yahya yajyaga asaba agira ati: ilahi urzuqni waladan taqarra bihi aini inda al-kibar, ati nyagasani ndagusabe ko wampa umwana uzagira icyamarira ngeze mu zabukuru. Waj'alhu warithan wa wasiyan, kandi uzamugira umuzungura wanjye ndetse n'umusigire wanjye. Waj'al mahillahu minni mahalla al-Husayn alayhi salam, ngo kandi uyu mwana uzamushyire mu mwanya nk'uwo Imam Hussein azaba arimo. Babwa busabe Zakariya, uzamushyire mu mwanya w'ibibazo cyangwa se ubuzima Imam Hussein azaba ari hano ku isi azahura nabyo. Nuko fa idha razaqtanihi faftinni bihubbihi wa bihi afja'ni bihi kama tafja'u Muhammadan habibika sallallahu alayhi wa alihi biwalidihi. Kandi uyu mwana nuramuka umumpaye urukundo nzawumufitiye uzarugira agahinda nkuko uzagira agahinda urukundo Muhammad azagirira umwana we. Subhanallah, umve ubusabe Zakariya asabye Imana. Icya mbere, uzamushyire mu mwanya wa Imam Hussein. Icya kabiri, urukundo rwanyu uzarushyiramo agahinda, urashyira nkuko Rasul uzashyira agahinda mu rukundo rwa Imam Hussein. Tuzi ko intumwa y'Imana Muhammad igihe yahishurwaga na Malaika Jibril yuko umwana we Imam Hussein azicwa, akicwa rubozo, Muhammad sallallahu alaihi wa sallama
yahise afatwa n'agahinda akazajya amurira kenshi cyane, abona akarira akagira agahinda kenshi. nuko farazakahu Allahu Yahya alayhi salam wafajja'ahu bihi, nuko Imana iza kumuhereza Yahya alayhi salam. bigenda uko nguko. wakana hamlu Yahya 6 ashhur wa hamlu al-Husayn alayhi salam kadhalika. Yahya bamutwise amezi 6 na Imam Hussein alayhi salam nawe bamutwita amezi 6. bavandimwe rero, inkuru ya Yahya rero yagenze gute? inkuru ya Yahya batubwira ko Yahya alayhi salam nawe igihe cyarageze, umwami wari uriho icyo gihe abitegetswe n'umugore we, umwami yategetse yuko ingabo ze zigenda gushaka Yahya ibn Zakariya. icyo bamukoze ni ikihe? Yahya bamukase umutwe bawushyira ku isiniya, barangije bajyana umutwe bawujyana ibwami ku mwami. umwami yarabisabye n'umugore we yakundaga cyane. igihe umugore we yamubwiraga, umwami yabazaga umugore we ati ese urashaka ngukorera iki? umugore we ati nta kindi nshaka, ni umutwe wa Yahya. umwami aravuga ati saba ikindi. umudamu ati nicyo ngicyo nshaka, nta kindi. nibwo umwami yese yohereza ingabo ze guca umutwe wa Yahya. bavandimwe, mwibuke neza yuko gucibwa umutwe w'intumwa y'Imana Yahya alayhi salam bisa neza ibyabereye i Karbala, igihe bakataga bagaca umutwe umwuzukuru w'intumwa y'Imana Muhammad al-Hussein alayhi salam. subhanallah, nawe barawufashe bagenda bawushinyagurira mu nzira kugeza ku muyobozi wawo, ku mutegetsi wawo Yazid ibn Muawiya. urumva ko neza bijya gusa. uretse ko ibya Hussein alayhi salam byarushijeho kubabaza, byarushijeho kuba ari bibi cyane kurenza. Yahya ibn Zakariya ubu ni ubusabe Isa yasabye Imana ati uzamushyire mu mwanya w'ibibazo nk'ibyo Imam Hussein alayhi salam azaba arimo. bavandimwe rero, murumva yuko ubusabe bwa Zakariya Imana irabwakiye. hanyuma hamwe n'ibyo ngibyo Zakariya nawe yaje kwicwa gute? Zakariya nawe batubwira yuko nawe yishwe, bamutumyeho ingabo bamwirukaho ahungira mu ishyamba. igiti kiramubwira kiti vayo muhishe. igiti kirakinguka, Zakariya ajyamo yinjiye, byarangiye cya giti bagikasemo kabiri. bavandimwe rero, icyo bahowe ni ikihe? bahowe Imana bazira kubwiriza abantu kuyoboka inzira ya Allah, babwiriza ibyiza ndetse bakanabuza ibibi. ibi rero nibyo abahowe Imana subhanahu wa ta'ala baziraga. al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, guhamagarira abantu kugana Imana ndetse no kubabuza amahano, gukora amahano. bityo mu gusoza, turasoza iyi nkuru tugira tuti abantu nk'abo ngabo abazirikana ibijyanye n'izi nkuru za Karbala nabo Qur'ani itubwira iti suratu Shura aya 227, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa dhakaru Allaha kathira wa intasaru min ba'di ma zulimu, usibye gusaba abandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza bagasingiza Allah cyane ndetse bakanirwanaho nyuma yo kurenganwa kwabo. وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. hanyuma Imana iti naho inkozi z'ibibi bidatinze zizamenya icyerekezo zizerekeramo. ubwije abaslam, iyi ni inkuru ya Yahya ibn Zakariya ubwo yasabirwaga na se ku bijyanye n'akababaro n'urukundo yari afite Imam Hussein alayhi salam. uyu ni Zakariya wahishuriwe ibizabera kuri Imam Hussein alayhi salam. fama balu nahnu, ese twebwe twifata dute iyo twumvishe inkuru y'umwuzukuru w'intumwa y'Imana Muhammad? si intumwa Zakariya gusa yamuririye, ahubwo hari n'izindi ntumwa nazo zazamuririye mu kumva inkuru ye. muri zo harimo Adamu alayhi salam, harimo intumwa y'Imana Musa alayhi salam nawe yararize, intumwa y'Imana Ibrahim alayhi salam nawe yararize yumvishe iyo nkuru, intumwa y'Imana Isa alayhi salam. na izo ntumwa tumaze kuvugana zararizwe zigira agahinda kenshi cyane no kurira Imam Hussein alayhi salam. kandi ulul azmi minar rusul, muri zo harimo ulul azmi, za ntumwa ntoranywa zatoranyijwe zizamurwa hejuru zirutishwa izindi zose. sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. wabillahi tawfiq wa hadha. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.